wahageze nadusomere. Reka dusome mu izina rya Yesu. Esiteri ibice 6 ku murongo wa mbere. Umutwe w'amagambo uravuga ngo umwami amenya ko Moridekayi ari we wamuburiye. Umurongo wa mbere. Iryo joro umwami abura ibitotsi. Niko gutegeka ko bazana igitabo cy'ubucurabwenge bagisomera umwami. Amen. Urakoze cyane. Iri joro umwami abura ibitotsi. Iri joro rero turimo ni ijoro umwami yabuze ibitotsi. Hari umuntu umwami yabuze ibitotsi kubwe, kandi hari igitabo bagomba gusoma cy'imirimo, hari igitabo bagomba gusoma cy'amasengesho, hari irigomba kwibukwa iby'Imana yavuzanye nawe. Tugiye gusenga nijoro rero umwami kuko yabuze ibi, tugiye kumwibutsa. Bibiliya iravuga ngo titiriza kugeza igihe Yerusalemu izahindukira ishimwe. Uyu munsi rero bigomba guhinduka ishimwe mu izina rya Yesu. Sinzi utekereze, witonde, urebe, uvuga ati ariko niki kintu nkeneye ejo mu gitondo kigomba kubaho. Tugiye gusenga iri sengesho rikura ibintu mu bidafatika mu mwuka. Mwumve neza, tugiye gusenga dukura ibintu mu mwuka tubishyire mu bifatika. Ubu ngubu tugiye gusenga ibintu bive mu mwuka bize mu bifatika. Hari ibintu biri kugendagenda byawe ni byinshi cyane, ariko biri mu mwuka. Noneho ugahora ubisaba kandi ubifite. Ayiwe, nimba hari umuntu uri kunyumva, ayiwe ndi kumva navuga note sanse de veregrade. Mwumve neza, ndongera mbisubiremo. Urimo urasaba ibintu kandi biri mu kirere cyawe, nuko biri mu mwuka, ahubwo ndeka bijya mu bifatika. Bwana asifiwe sana. Hari ibyo urimo urasaba, hari ibyo umaze imyaka myinshi cyane uri gusengera, myinshi pe, uri kubisaba, biri mu kirere cyawe, ariko ntabwo urimo urabifata. None uyu munsi rero ni umunsi marayika agiye kumanuka kugira ngo akubite abami b'abaperesi, bive mu mwuka bijya mu bifatika. Ikibazo si uko Imana itashubije, oya, Imana yarashubije gusubiza. Hari ibyo wasengeraga byarasubijwe, noneho birarundanyije byabaye byinshi. Rero Imana ya Isiraheli iri joro rero nijoro inama yateranye iri kwibaza impamvu imwe, ivuga ngo ariko uyu muntu uko yivumbuye, uyu muntu uko ari gusengana agahinda, uyu muntu uko ari gusengana umubabaro, uyu muntu uko ari gusenga rimwe agacika intege, uyu muntu uko ari kuzura amavuta ubundi akayareka, ni iki cyabaye? Ijuru n'iryo nama yateranye. Inama yateranye iri kukwibazaho, iri kuvuga ngo ni iki gituma, ni iki kiri gutuma asubira inyuma, niki kiri gutuma atagira imbaraga, niki kiri gutuma atuzura amavuta, niki kiri gutuma abanzi be bamugiraho ijambo, niki kiri gutuma ibimuzengurutse byose bimugiraho ijambo. Ijuru ryatekereje ku buzima bwawe, ririmo riribaza ngo ese niki kiri gutuma tuzura amavuta twabivuze, niki kiri gutuma tuzura imbaraga, niki kiri gutuma atagendera mu kirere, niki kiri gutuma atagira ukwizera kudasanzwe, niki kiri gutuma ibitangaza by'Imana bidakorera muri we. Niki? Hari ibintu byinshi cyane. Imana iri kureba umugore uri umwahanga, iri kureba umupapa uri umwahanga, irimo iribaza ngo niki kiri gutuma uyu muntu twatekerejeho, uyu muntu twahamagaye, uyu muntu uri gusenga, ari gusengana imbaraga rimwe, agasengana umwete rimwe. Hari umuntu umwuka w'Imana ari kuvuga ngo ijuru ryateranye riri kwibaza ngo niki. Niyo mpamvu ijoro hagomba kumanuka marayika w'umuriro kugira ngo abashe abomora igikuta cyose cyari imbere yawe cyatumaga utakira icyo Imana yakugeneye. Amen. Haleluya. Kuba bihariho birahari, ntabwo biri kure yawe, birahari nuko umwuka yavuze, biri hejuru yawe, biri kugenda bireremba, bimeze kimwe nk'ikigihe cya Daniel yasengaga. Biraza bimugeraho, ibisubizo barabirekuye, byaramanutse, ariko barimo baribaza ngo niki. Nimba ari amagambo akuri hejuru, marayika agiye kuyasatura mu izina rya Yesu Kristo. Nimba ari umuvumo bakuvumye abana b'abantu, marayika agiye kuwusatura mu izina rya Yesu. Nimba hari ibiri kuzenguruka mu buzima bwawe, marayika agiye kubisatura mu izina rya Yesu. Ni ijoro ryo ko ugomba kubona icyo wasabye.
kigomba kuvivura. Amen. Bwana asifiwe sana. Ni ijoro ryo kuzura amavuta ukayuzura bikagaragara bikaboneka. Ni ijoro ryo kugenda utiganyira udasuhuza umutima. Ni ijoro ry'uko marayika w'ijuru afungura amarembo yose y'ubuzima bwawe, afungura amarembo yose. Kandi marayika aziye rimwe aje kureba ese niki cyabaye ku buzima bwawe. Haleluya. Niki cyabaye iryo joro rero? Ni iri joro umwami yabuze ibitotsi, ariko ari kwibaza ngo niki nakora kugira ngo uyu muntu nimusubiza kugira ngo abenshi bazakizwe kuri we. Yego, haleluya. Imana ishimwe. Imana yamaze kubona ikikuziritse, Imana yamaze kubona ikiziritse umuryango wawe, Imana yamaze kubona ibiri kukugendagenda byose yabibonye. Niyo mpamvu ijoro ryabaye ijoro ryo kugira ngo ni ijoro Imana yakwibutsemo, ni ijoro Imana yibutse ikibaza ngo ni ijoro Imana iri kwibaza ngo umwana wanjye habaye. Ayiwe, sinzi nimba uri kunyumva, nimba uri kumwe n'umuntu ku ruhande rwawe mubwire ngo ni ijoro ryanjye Imana iri kwibaza ngo niki nabaye. Ni ijoro ryanjye Imana iri kwibaza. Bwana asifiwe sana. Nimba uri hafi yayo uvuga cyane ngo ni ijoro ryanjye Imana iri kwibaza ngo niki cyabaye. Noneho rero wongera uvuga ngo Satani abonye akaga kuko Imana yongeye kunyiba. Nimba uri hafi yanjye ukomera Imana amashyi cyane, yakomeka kwisi kuko Imana yakwibuza. Bwana asifiwe sana. Haleluya, haleluya. Amen. Ni Imana itibagirwa. Banza umenye ko Imana yacu ntabwo yibagirwa. Ntabwo Imana yibagirwa, ntibishoboka. Ni Imana yibuka irakuzi neza. Niyo mpamvu uri kukubwira ngo Imana igira imwanya igatekereza ikavuga ngo uyu naramuhamagaye, namuhamagare kugira ngo ankorere, namuhamagare kugira ngo akore iby'ubutwari. Rero niyo mpamvu Imana iri kukubwira iri joro ngo yibutse. Ntabwo Imana yibagirwa. Umuntu yakwibagirwa, n'abandi bakwibagirwa, n'ibindi byose byavaho, ariko Imana ya Isiraheli ni Imana itajya yibagirwa. Ntabwo yakwibagirwa yuko hari icyo wakoze mu murimo wayo, ntabwo yakwibagirwa yuko hari amavuta yagusutseho, ntabwo yakwibagirwa. Niyo mpamvu iri kwibaza ngo niki cyabaye. Niyo mpamvu nakubwira ngo ibyari bikuzengurutse byose byakubuzaga amahwema, byakubuzaga amahoro, Uwiteka Imana ya Isiraheli igiye kubishwanyaguza. Marayika w'ijuru agiye kubirimbagura mu izina rya Yesu, kuko Uwiteka Imana yamanukiye kwibaza ngo niki cyabaye ku mugaragu wanjye, niki cyabaye kuri uyu mumama, niki cyabaye kuri uyu musore. Niyo mpamvu Imana yabumbuye igitabo ku buzima bwawe. Amen. Yesu nashimwe cyane. Imana iguha amavuta mu izina rya Yesu. Imana igusukaho amavuta. Amavuta y'Imana kubeho mu izina rya Yesu. Ndasenze ngo amavuta y'ijuru akubeho mu izina rya Yesu. Ndasenze ngo imbaraga z'Imana zibe ku buzima bwawe. Ndasenze ngo icyubahiro cy'Imana kibe ku buzima bwawe mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti. Tugiye gusenga nanone, ugiye gusenga ubwira Imana ngo Mana, reka undemere umuntu w'umugisha ku buzima bwanjye. Habaho abantu benshi ariko habaho umuntu. Iyo utarahura n'umuntu, uwo muntu iyo mutarahura biragoye cyane kugira ngo umuhamagaro wawe cyangwa destination yawe ibe nziza. Niyo mpamvu tugiye gusenga ngo Mana, reka umpuze n'uwo muntu. Imana iguhuza n'umuntu wawe w'amavuta yawe, Imana iguhuza n'umugisha wawe, Imana iguhuze n'Imana yatekereje, kuko Imana yagutekerejeho iri joro, iguhuze n'amavuta, iguhuze n'umuntu w'umugisha wawe mu izina rya Yesu. Tugiye gusenga Imana iguhuze n'umuntu w'umugisha. Ushobora kuba ufite abantu benshi ariko ukaba utarahura n'umuntu w'umugisha wawe, ariko turasenze ngo mu gitondo cy'uyu munsi uze guhura n'umuntu w'umugisha wawe, umuntu w'umumaro, umuntu ukumva, umuntu ugutega amatwi, umuntu ugukunda, umuntu ugusengera, umuntu mu izina rya Yesu Kristo. Uwiteka Imana aguha umuntu w'umumaro ku buzima bwawe. Yesu nashimwe. Ndifuza gusenga Imana, usenga kuko Imana yakwibutse, ariko none iri kubomora ibyo bikuta n'ibihome, tuyibwire ngo Mana, reka none umuntu w'umugisha.
reka dusenge. Data mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti, turaguhamagaye kuko uri Imana yo kwizerwa, turaguhamagaye kuko uri Imana nyir'ibihe. Turasenge kugira ngo duhe umuntu w'umugisha ku buzima bwacu, umuntu uzakugeza kure mu izina rya Yesu Kristo. Dalo pire de fer de sanse fikite rebo l'ombre servere da sansi kitare banda l'omini vere da rizala por de santerema mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti. Turasenze databuja, turasenze Mana y'Isaka, turasenze Mana hejuru ya byose, turasenze pite le profete sansi kitarabo. Reka imbaraga zawe Mwami, reka uwo muntu w'itangaza, reka uwo muntu Mwami Imana, turasenze kugira ngo tumubone, turasenze kugira ngo Mwami reka tugere mu murimo wawe, reka tube umugisha ku buzima bwawe mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti. Reka uyu muntu w'umumaro Mwami turamuhamagaye, reka umuntu w'umumaro Mwami turamuhamagaye mu izina rya Yesu Kristo. Ubwo watwibutse Mana, ubwo watwibutse muri iri joro ryo gusenga, turasenze Mwami Imana, ubwo uri kutwibuka marayika wawe yamanutse. Reka Mwami Imana, umarayika waje gushwanyaguza ibikuta n'ibihome, marayika waje gushwanyaguza ibiri imbere yacu, marayika waje gushwanyaguza buri kimwe cyose cyahagurukiye ubuzima bwacu n'imihamagaro. Reka rero Mwami Imana, ubwo uwo marayika yaje gushwanyaguza ibyo bikuta, niyo mpamvu tugusaba ngo turemere umuntu Mwami, umuntu w'umumaro, umuntu Mwami Imana we, uwo watekereje ku buzima bwacu, ushigikira imihamagaro yacu, ushigikira amavuta yacu, ushigikira ubuzima bwacu, ushigikira imibereho yacu mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti. Ndahamagara umuntu w'umumaro ku buzima bwacu, ndahamagara umuntu w'umumaro ku bugingo bwacu, ndahamagara umuntu w'umumaro mu izina rya Yesu. Urakoze databuja kuko uri Imana iri hejuru ya byose, urakoze databuja kuko uri Imana ibasha gukora ibirenze ibyo twibwira Mwami. Ndagushimiye kuko uyu muntu w'umumaro Mwami amanukiye ku buzima bwacu mu izina rya Yesu. Ndagushimiye kuko hari icyo ukoze, ndagushimiye kuko hari icyo uremye, ndagushimiye kuko Mwami urakoze databuja. Yesu nashimwe. Turi mu gihe cy'ububyutse, turi mu gihe cy'ububyutse, turi mu gihe ububyutse bugiye kumanuka mu buryo budasanzwe, turi mu gihe Imana ya Isiraheli iri kwibuka abayo, turi mu gihe Imana igiye kugira ikirema ku buzima bwacu. Ni ububyutse bugiye kuba bwinshi cyane. None hari icyo ngusaba kuri uyu munsi, nta kindi ngusaba. Ugiye kubwira Imana ngo Mana, nyemerera muri ubu bubyutse umanuye mu gihugu cy'u Rwanda, reka nanjye ntuzantambukeho. Haleluya, haleluya, Imana ishimwe. Nyamara nushaka unyumve neza, tugeze mu gihe cy'ububyutse. Uwiteka Imana ahamanura ububyutse bugiye kuba bwinshi cyane, bugiye kuba bwinshi cyane. Ubu ni guhanura kandi bugiye kuba bwinshi, ububyutse bugiye kuba bwinshi. Imbaraga z'Imana zigiye gutitiza, zigiye kuba nyinshi kabisa, ku buryo umwuka w'ubwoba wose ugiye guhunga. Ububyutse bugiye kuba bwinshi cyane. Bibiliya iravuga ngo urufatiro rw'Imana ruracyariho. Nshuti yanjye, urufatiro rw'ijuru ruracyariho. Kandi reka mubwire Uwiteka azabe. Ububyutse bugiye kuba bwinshi, ububyutse bugiye kubaho. Niyo mpamvu nagusaba ngo uko Imana igiye gusuka ububyutse, hagiye kumanuka umwuka wa Eliya, hagiye kumanuka umwuka nk'uwari muri Eliya. Uwo mwuka rero ugiye kumanukira mu bera b'Imana. Niyo mpamvu ngusaba ngo ikintu kimwe, ongera wuzure imbaraga z'Imana, ongera ucengere, wongere wuzure, wongere wegere Imana mu izina rya Yesu. Pana kitarabosika, umwuka wera ugiye kumanuka. Kanto mene verde sansikide revo. Uzagusanga mu isoko, uzagusanga ucuruza, uzagusanga mu ofisi, uzagusanga utwaye, uzagusanga umwuka wera ugiye kumanuka. Haleluya, umwuka wera ugiye kumanuka. Bwana asifiwe sana. Amen. Mwumve mw'abantu mwe, umwuka wera ugiye kuza. Amen. Kandi ugiye kumanuka n'imbaraga nyinshi cyane. Amen. Abantu bagiye gusigwa mu buryo buteye ubwoba. Hagiye kubaho gusigwa. Kandi reka nkubwire, bamwe bagiye gufatwa n'uwo mwuka basinziriye, abandi bafatwa n'uwo mwuka bari mu bucuruzi, abandi bagiye gufatwa kubera iki? Imana yabashizeho ikimenyetso. Abantu bariho ikimenyetso cy'Imana. Bwana asifiwe sana.
Hallelujah. reka nkubwire imana ntabwo ireba nk'abantu, ntabwo imeze nk'abantu, ntabwo bibaho. Imana ikuza ikeri ukiri urusoro mu nda ya mama wawe birapfuye. Yes, sir. Ikiza umugambi yaguteganyirije, kandi uwo mugambi nubwo abarozi bahagurutse, nubwo ibintu byose byahagurutse, ntabwo byagushobora, kubera ko iki gihe cy'Imana dore cyakugezeho mu izina rya Yesu. Niyo mpamvu nkubwira ngo iyi byakurwanyije byose byapfuye ubusa, byapfuye ubusa, byapfuye ubusa, byapfuye ubusa, byapfuye ubusa, kuko Uwiteka Imana ya Isiraheli yongeye kwibuka umugaragu wayo, yongeye kwibuka umuntu wayo, yongeye kwibuka ineza y'Imana ku buzima bwayo. Niyo mpamvu mubwira ngo barahombye, ayiwe bavugiriza akarura, barahombye. Bwana sifi, abari bategereje yuko utazongera, ahubwo amavuta agiye kuba menshi. Haleluya. Hari izina rigiye guhinduka ku buzima bwawe. Hari izina bakuzi yo mu mbaraga, ariko bagiye kukubona mu zindi mbaraga. Hari umuntu ndimo ndavugana nawe aka kanya, bakuzi mu mbaraga ariko bagiye kukubona mu zindi mbaraga. Bakuzi mu mavuta ariko bagiye kukubona mu yandi mavuta. Bakuzi mu ijambo ahubwo bagiye kukubona mu irindi hishurirwa. Bakuzi. Abari bakuzi nayo ibintu birahindutse, bihinduye isura, bihinduye ishusho, bihinduye ibihe. Imana iguhinduriye buri kimwe mu izina rya Yesu, kuko umwuka wa Eliya ugiye kumanuka kubera b'Imana, kandi ugiye kubatungura, ugiye gutungurana mu gihugu cya Kigali, mu gihugu cy'u Rwanda. Haleluya. Mokisala governe sansite le converde sa. Umwuka w'imbaraga ugiye kuza, kandi le totike le boverde sansike le banda lomene verde sans. Umwuka ugiye gutungura benshi, ugiye gutungurana, abantu bagiye gutungurana, ariko nyamara abantu bagiye gutungura abantu bagiye gutungurana muri Kigali, abantu bagiye kwikenyeza ku mwuka we, abantu bagiye kwikenyeza ku Mana, abantu bagiye kuyizirika, bagiye gutungurana muri iyi minsi. Bwana sifiwe sana. Bagiye gutungurana, kandi reka nkubwire, bagiye gutungurana pe. Hari abantu biri kuvugana nabo aka kanya, ariko bagiye gutungurana, nimba uri umudamu ugiye gutungurana, nimba uri umukobwa ugiye gutungurana. Hari ibintu bigiye kubaho ku buryo umuntu avuga ati ariko se byagenze bite? Haleluya. Reka mbabwire aka kanya, Imana yari yafunzeho gatoya feri, noneho umwuka mubi uruzura ufata mu bantu benshi. Noneho rero bibwira yuko Imana idahari, ariko iri kubareba. Nyamara ndatangiye guhanura. Umwuka w'Imana ngo ujya ku ruhande, umwuka w'ibinyoma uragenda wuzura igihugu. Umwuka w'Imana uragenda wigira ku ruhande, uravuga ati reka turebe, maze ikinyoma kiruzura, gihabwa intebe. None umwuka w'Imana aravuze ngo igihe noneho cyo kwigaragaza k'umwuka w'ijuru nacyo kirinjiye. Ububyutse bugiye kubaho, ikinyoma kigiye kuvaho mu izina rya Yesu. Icyubahiro cy'Imana kigiye kubaho mu gihugu. Icyubahiro cy'abakozi b'Imana kigiye kugaragara. Kubera iki? Kuko umwuka w'ikinyoma wari wabaye mwinshi, byatumye intebe abakozi b'Imana isibwa, ariko Imana igiye kuzana indi ntebe rero y'ubwami. Haleluya. Amen. Hari intebe y'ubwami igiye kuza, intebe y'imbaraga, intebe y'ijambo. Umwanzi yikubitaga ku gatuza avuga ko yarimbuye, ariko ntabwo yari azi ko hari urufatiro rw'Imana rugiye kuzamuka, hari urufatiro rw'ijuru rugiye kuzamuka. Ntabwo umwanzi yari yamaze iminsi yikubita ku gatuza avuga ati dore ndabarimbuye, bararimbutse, ariko ntabwo yari azi neza yuko hari abantu bari bari ku ikosi bagiye kuza. Amen. Ariko twavugirije Yesu impundu ba mama we, kuko abantu bavuye ku ikosi, ko abantu bavuye Bwana sifiwe sana. Ndumva umwuka w'Imana avugana nanjye ayo magambo yuko
abenshi bari bazi yuko ngo byarangiye, none itorero ryasebye ngo sinzi ibiki, reka da, none hagiye hagiye kubaho imbaraga zidasanzwe, hagiye kubaho umwuka w'umuriro, hagiye kubaho imbaraga z'Imana, hagiye kubaho imbaraga z'umuriro w'Imana mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti. Mugiye kubona ijuru rifunguka, mugiye kubona imbaraga zimira izindi mbaraga. Igihe cy'agasuzuguro cyarangiye. Amen. Bwana sifiwe sana. Hallelujah. Kubera umwuka w'ikinyoma uragatsindwa, wari wuzuye ahantu hose ku buryo hari huzuyemo kubeshya gusa. Ugasanga umuntu ni ukubeshya, ugasanga umuntu arabeshya ngo yavuze itavuze kugira ngo abe indamu y'inda, kugeza igihe noneho bijya hanze n'ibyo kubeshya n'ibyo gutukana n'ibyo bigeze ku rwego noneho umwuka w'ikinyoma urabeshya kugera igihe wandika abantu ku ma YouTubers bakabeshya, bakageraho ngo bakabeshya ibintu, bakabeshya ibindi, abandi bagatukana, abandi bagakora iki, bakanduza izina ry'Imana. Ni umwuka w'ikinyoma wambaye izina rya pasiteri. Umwuka w'ikinyoma wambaye izina ry'abahanuzi, umwuka w'ikinyoma wambara izina ry'abapasiteri. Noneho wa mwuka w'ikinyoma uragenda urabeshya, ufata intebe, umaze gufata intebe ufata imitima y'abantu, ukora ibintu bidasanzwe bituma umwanzi atubonamo inzira. Ariko icyo nkundira Imana, iravuga ngo urufatiro rw'Imana ruracyariho. Ntabwo Imana yarabihoreye, barabeshya kabisa, ubeshya akabeshya, ukeneye indamu y'inda no gukomera akabeshya, yewe umva yarabihoreye barabeshya. Reka njyewe nkunda kubwira abantu ngo kugira ngo ubeshe Imana cyangwa se uyibeshyere uvuge ngo yavuze itavuze, wabyihoreye. Barabeshye, abantu bambara ikinyoma, kubera kwambara ikinyoma baragenda bambara ikinyoma kidasanzwe, bambara ikinyoma cyo guhanura ibinyoma, bambara ikinyoma cyo kwiyitirira Imana, bambara ikinyoma cyo gukoreshwa, cyo kubeshya. Abantu bari kubeshya, barabeshywe. Umuntu akabeshya akajya hariya agakoresha inama, akabwira abantu ngo muraza kuza, akabishyura amafaranga abakuye mu cyaro, abakuye hirya no hino, akaza akabazana mu rusengero, bakabeshya ko rwose nakize, kanseri yagiye, ibiki byose byagiye. Umwuka w'ikinyoma wateye itorero, ariko hari imbaraga z'Imana. Abantu bakabeshya kugera ku rwego abantu barimo baravugana, bakavuga ibintu bitari byo, bakazana kamera bakayimutunga, akabeshya ibintu, akanono bindi baracurika, bacurika Bibiliya, barayifata, barayicagagura, bakora buri kimwe cyo ariko umwuka w'Imana ngo yarabarebaga, arabihurira. Umwuka uruzura, nshuti bavandimwe, ndababwiza ukuri, umwuka uruzura, uragenda uruzura, icupa riruzura, abantu barabeshya, noneho babeshya cyane. Abana b'abahanuzi b'ibinyoma baruzura, buzura ahantu hose, buzura ingundi zose, kugeza igihe ikinyoma gihabwa intebe mu rusengero, gihabwa intebe mu rusengero. Abantu barabeshya kugera ku rwego ahagarara ku gatuti akabeshya, akabeshya ko akabeshya ibintu runaka, akabeshya yuko iki cyabaye, akabeshya. Uwo mwuka warangiye, noneho rero byarangiye. Imana we, niyo mpamvu ndimo numva twakomera Imana amashyi, kuko Imana ya Isirayeli igiye kwigaragaza mu gihugu. Haleluya. Ndagira ngo niba uri umupapa uri aha ngaha ufashijwe kuko Imana igiye kwigaragaza, reka dukomere Yesu amashyi menshi cyane. Asante Kristo Yesu mtakatifu. Yesu nashimwe. Amen. Igicu cy'Imana cyongeye kugaruka mu gihugu cyacu. Haleluya. Icyubahiro cy'Imana cyongeye kugaragara mu bakozi b'Imana. Haleluya. Imana ikije gukora nta kindi, ije kugaragaza intama n'ihene. Ihene zigiye kujya ku ruhande, n'intama nazo zijye ku ruhande.
nicyo niyo mpamvu nababwiye ngo umwuka wa Eliya w'umuriro ugiye kuza. Ba bandi bavugaga bakavugisha akanwa bakavugisha kubeshya bagiye kugaragaraho ibibembe. Ubu noneho ntabwo iri kubareba ahubwo igiye gukora. Bwana asifiwe sana. amen Amina. Niyo mpamvu ndi kukubwira ngo dusenga cyane ibyari biderembye mu kirere cyawe bisohore mu izina rya Yesu, kuko ni igihe Imana irimo irashaka gukora ibikomeye. Intama zijye ku ruhande, abayikunda koko by'ukuri bigaragare, abayikunda abatayibeshya nyine batayibeshya nabo igaragare, abatayishashenga nabo bigaragare, abayikunda kubera indamu nabo bigaragare, abayikunda kubera ko igomba kubakorera ibitangaza nabo bagaragare, abayikunda kubera ko ibambika nabo bagaragare, abayikunda kuko iki nicyo gihe Imana igiye kwigaragazamo. Mwumve bene data, reka twambare imbaraga z'Imana, reka twambare intwaro z'Imana, kuko Uwiteka Imana igiye gusura abana ba, ariko mu kubasura hari ikigiye gukora mu izina rya Yesu. Amina. Yesu nashimwe cyane. Amina. Nta kima Imana igiye gukora ibirenze ibyo dutekereza. Ariko hari ikintu kimwe ndi kumva umwuka w'ukuri ugiye kuba mu buzima bwacu, umwuka w'ijambo ry'ukuri ugiye kumanukira mu bera b'Imana. None kubisubiramo ndimo ndahanura ibintu bimenye ko bigiye kuba. Umwuka w'ukuri ugiye kumanukira mu bera b'Imana. Umwuka w'ikinyoma urahunze uvuye mu bakozi bayo. Abakozi b'ibinyoma dore umurimo yewe akazi kabo karangiye. Akazi k'abakozi b'ibinyoma karangiye, akazi k'abakorera inda karangiye, akazi k'abakoreraga kumenyekana karangiye, akazi k'abakoreshaga ibyo bakoresha karangiye. Uyu munsi iki gihe ni igihe cy'abakozi b'Imana bagiye guhagurutswa, abapapa n'abasore, abamama n'abakobwa buzuye umwuka w'ukuri utari umwuka w'ikinyoma, bakavuga Imana, bakayivuga ku manywa, bakayivuga nijoro, bakavuga gukomera kwayo, bakavuga imbaraga zayo. Umwuka w'ikinyoma warangiye. Imana ishimwe. Ujye ushaka utere harira cyane, umwuka w'ikinyoma warangiye, umwuka w'ikinyoma warangiye. Yesu nashimwe cyane, umwuka w'ikinyoma warangiye. Ariko sindi hari umuntu ndimo ndabwira aka kanya, kuko hari uw'Imana iri kubwira igihe cyawe cyageze, isaha yawe yageze, ugiye gukubita umwuka w'ikinyoma, ugiye kurimbura umwuka w'ikinyoma, ugiye gufata mpiri, kuko uyu mwuka w'ubwoba warangiye. Ahubwo Imana iguhaye umwuka wo gushira amanga, umwuka wo gushira amanga, umwuka w'imbaraga, umwuka wo kuba hejuru, umwuka amavuta kubeho mu izina rya Yesu. Bwana asifiwe sana. Aho uri uhagarare, waba uri mu ofisi, amavuta y'Imana agiye kukubaho, amavuta y'ukuri. Amen. Mu rugo rwawe, aho ugenda, muri bizinesi, mu byo ukora byose mu izina rya Yesu. Niyo mpamvu ndi kukubwira ngo abantu ubundi bakwiyoberanijeho muri ba bandi bose bavuze ngo Imana yavuze itavuze, ibyo binyoma byose bigiye kuvaho, maze ukuri kw'Imana kukugereho mu izina rya Yesu. Mana uhimbazwe, icyubahiro kibi cy'Imana. Amen. Kubera yuko hari abantu benshi bagiye bakira amahuri, bakavuga ngo karibu 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 karibu, bakakira za karibu nyinshi, bakakira urakoze Mana, urakoze kuko dusubije, noneho rero amahuri akaba menshi. Umwuka w'ikinyoma warangiye, ahubwo umwuka w'ukuri w'imbaraga z'Imana niwo umanutse kugira ngo Uwiteka akorane nabi. Haleluya. Niyo mpamvu ukwiye gusenga, ugasenga udasengeshejwe, ugasenga utarebye undi, ugasenga utarebye kuri mugenzi wawe, ugasenga utarebye ngo kuko byagenze gutya, ugasenga atari uko habaye igiterane, ugasenga atari uko habayeho ikindi kintu. Ntuyasenga, wongere usenge. Wisenga ngo kubera ko baguhamagaye, wisenga kuko bakwibukije, wisenga ngo kuko oyasenga. Umwuka w'ikinyoma warangiye. Amen. Amen. Amen.
Hallelujah. w'ikinyoma washize, umwuka w'ikinyoma warangiye. Haleluya, haleluya. Ayiwe ntabwo Akoze icyamukanyumva, umwuka w'ikinyoma warangiye, umwuka w'ikinyoma Amen. washize. Amina. Amen. Ndagira ngo ubyumve neza, igihe cyabaye, nakubwiye ngo igihe cyari kirekire, kibaye kirekire, umwuka w'Imana ari kureba, akareba ukuntu abantu babeshya, akareba ukuntu abantu bitiranya ibihe, akareba ukuntu abantu bakoreye inda nini, akareba ukuntu abantu babeshye, akabyihorera. Ariko igihe cy'Imana iyo cyageze, bimeze kimwe nk'uko Yesu Kristo yasuye abantu mu isoko, yarangiza agakubita. Icyo nicyo kije. Hallelujah. Amen. Ayiwe ntabwo mwamenya amakuru. Yesu Kristo asuye abantu, aje kubasura mu matorero, aje kubasura hehe hose, kuko umwuka w'ikinyoma agiye kugikubita, kugifrapa. Umwuka w'ikinyoma ugiye gukubitwa. Hallelujah. Yesu nashimwe cyane. Umwuka w'ikinyoma ugiye guhunga, ugiye kuvaho. Niyo mpamvu nakubwira ngo akira imbaraga z'Imana, akira ukubaho kw'Imana, akira ubuntu bw'Imana, akira kwambara no kukwiriza mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti. Reka wongere amavuta y'Imana abe ku buzima bwawe. Reka umunezero uturuka ahera h'Imana. Reka unezerwe utanejejwe nuko wumvishe ngo habaye iki, ahubwo wumva umunezero uzamuka muri wowe. Yego. Amina. Hari abantu banezerwa, akanezerwa ngo kuko habaye iki cyangwa habaye iki. Oya, iki gihe rero kuko Imana imanukiye gukubita hasi, kurimbura, gusenya ibikuta byose byari imbere yawe, iby'ibinyoma, ibyo bashizeho, ibyo baguteze byose bikurweho, hanyuma uhaguruke mu mbaraga nyinshi. Igikundiro cy'Imana kikubeho, igitinyiro cy'Imana kikubeho, ubuzima buhinduka bigaragare mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti. Ni igihe Imana ubwo igiye gushyira intama ku ruhande n'ihene ku ruhande, ubwo ugiye guhaguruka mu mbaraga zo gusenga. Uwiteka Imana nayo ikwiteho mu izina rya Yesu. Iri joro rero ari rya joro w'ukwibukwa n'Imana. Imana ije gukuraho umwuka w'ikinyoma, Imana ije gukuraho umwuka wose wari warakuriganyije ibyaha, Imana ije gukuraho umwuka wose wari warariganyije ubuzima bwawe. Uwo mwuka urimbuke mu izina. Amen. Yesu nashimwe cyane. Amen. Yesu ashimwe. Amina. Uwo mwuka reka nkubwire undi mwuka Imana igiye gukubita, umwuka w'uburiganya. Umwuka ukuriganya ni umwuka Haleluya. ukuriganya abanyamasengesho, ukakuriganya mu gihe wari ugiye gufata, ukakuriganya mu gihe wari ugiye kubona, ukakuriganya mu gihe wari ugiye kugera ku kintu. Uwo mwuka Uwiteka Imana awukuye ku buzima bwanyu mu izina rya Yesu. Imana ishimwe. Haleluya. Umwuka wariganyaga ubuzima bwawe, umwuka wariganyaga amavuta yawe, umwuka wariganyaga igikundiro cy'Imana ku buzima bwawe, Uwiteka ukubitiye aho ngaho. Uragiye mu izina rye, uvuye muri famili yawe, uvuye mu buzima bwawe, uvuye mu bugingo bwawe, uvuye mu muhamagaro wawe, uvuye mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya. Bwana asifiwe sana. Amen. Uwo mwuka uragiye, kandi uragiye, uwo mwuka w'umuriganya, umwuka uguhoza ahantu hamwe. Wakagombye kuba warageze kure cyane, ariko kubera umuriganya ahora akomeza kuzengurutsa ahantu hamwe, yaba muri business, akifuza ko wishimira ibyo ugezeho gusa, utatekereza ibindi binini cyane. Ariko uwo muriganya uyu munsi ndumva umwuka avuga ko urangiye ku buzima bwawe. Hallelujah. Hallelujah. Umuriganya aragiye. Uwo wakuriganyaga yakuriganyaga abantu benshi, kubera kuriganywa usanga ari kwitotomba, usanga arimo aravuga ati none se biragenda bite, ese birakorwa gute? Imana yacu ni Imana y'inyembaraga, ni Imana iri hejuru ya byose, ni Imana ibiriho, ni Imana ifite n'ijuru, ni Imana rubasha, ni Imana alo perde feti salabonde reforde sasema, ni Imana iyo uvuze birumva nta kitajya cyumva. Niyo mpamvu itegetse ngo umuriganya wakuriganyaga wese agende mu izina rye. Haleluya. Nibiburizwemo. Ikindi Imana iburijemo ni ibihe bibi baguteza. Amina.
ibyo bihe bibi baguteza, ibihe by'agahinda, ibihe byo kwitekereza, ibihe by'umubabaro, ibihe bikagenda bigatsikamira umubiri wawe, byamara gutsikamira umubiri wawe ukagira igihe cy'ububyutse, ukagira igihe cyo kumva wavuyemo ibyo bihe bibi. Ndumva umwuka ambwira ngo ibyo bihe bibi babateza bivuyeho mu izina rya Yesu, kuko ugiye kuba mu kindi kirere kiri hejuru. Haleluya. Ariko ndanezerewe, ibihe bibi byarangiye mu izina rya Yesu Kristo. Haleluya, haleluya. Bwana asifiwe sana. Asifiwe milele. Ndimo ndumva umwuka wanjye arimo aravuga gutya ngo hari abantu Imana igiye guha amatabaza kugira ngo bazakirize abandi. Haleluya. Imana igiye gutanga amatabaza kandi yaka cyane, bagiye kwakiriza abandi muri iyi nzira. Mu izina rya Yesu hari amatabaza amanutse ku buzima bwanyu, hari amatabaza amanutse ku muntu hano kugira ngo abashe kwakiriza abandi, abashe gucanira abandi. Acira amavuta y'Imana, acira amatabaza, acira mu izina rya Yesu Kristo. Niba ndumva undi muntu hari uw'Imana ihaye igitabo kuhishurirwa, ni ukuvuga ngo agiye kujya arya ahishurirwe amagambo y'Imana menshi cyane. Napokea. Haleluya. Agiye guhishurirwa, agiye kujya ahishurirwa ibintu biteye ubwoba, ahishurirwe abashe kumva, yumva ibintu bidasanzwe, yumva ibihe bidasanzwe. Ariko uri hafi natere haleluya cyane. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Ariko hariho ndi guhanurira tu, hariho ndi kuvugana nawe aka kanya. Hari umuntu ugiye kujyana amatabaza, hari umuntu ugiye guhagurutsa ijuru, hari umuntu ugiye guhagurutsa imbaraga. Topele fer de sansemene fordre. Nababwiye ngo umwuka w'ikinyoma warangiye. Umwuka w'ikinyoma washize. Uwiteka agiye kugendana nawe, Uwiteka agiye gukorana nawe. Niyo mpamvu ndimo ndakubwira ngo aka kanya mwakira imbaraga z'Imana, mwakira umuntu bw'Imana. Ariko ni muri hafi yawe, reka uvuge cyane ngo haleluya, akira Haleluya. Yesu nashimwe. Nta kindi kintu kiri gutuma abantu basubira inyuma. Erega Bibiliya iravuga ngo impamvu wasigaye ikereti ni ukugira ngo utunganye ibitaratungana. Niyo mpamvu Imana igiye kugusigira, Imana igiye kugusigira imbohe kugira ngo babohoke. Imana igusize kugira ngo abantu bafite agahinda babashe kwakira umunezero. Imana igusize kugira ngo abakene babashe gukira ku bwawe. Imana igusize kugira ngo abantu bose baze bakurebe. Hari umuntu uri hano bahaye itabaza. Hari umuntu uri hano Imana ihaye itabaza. Ni ukuri hari igitabo cya Yesaya kigiye kumusohoreraho kuko Imana imushizeho itabaza. Ndimo ndavuga ngo hari umuntu Imana ihaye itabaza kuko hari igitabo kimureyemo. Abantu bagiye kubohoka kubwe, abantu bagiye gukira kubwe, abantu bagiye kwakira imbaraga kubwe, abantu bagiye kwakira ububyutse kubwe, abantu bagiye kumubonaho lopide santo kiterebo verde sansia dote kitarabo. Hari umuntu ndi kubona Imana ihaye itabaza iri joro. Lopide santo pikitana lopide santo reba. Hari umuntu Imana, hari umuntu turi kumwe aka kanya Imana isize amavuta imuhaye itabaza. Lopele fosika y'abandorobo tikisabo imbaraga zito pele santiri banda kosika. Imana iramusize mu izina rya Yesu. Agiye gusigwa n'amarayika muri iri joro, agiye gusigwa n'amarayika muri iri joro, agiye gusigwa n'amarayika muri iri joro, agiye gusigwa na ariko naneze. Amen. Agiye gusigwa, agiye gusigwa, agiye gusigwa, agiye gusigwa. Ndabona bamuhita baza, ndabona ari kumurika, ndabona murishe, ndabona ba ikindi kintu, ndabona ba nabo peta kose mandoro bosika odeka ya mandaka sokomotika ya mandara bosoko batoko sopeke ya mandara boseka.
waturitabaza mu izina rya Yesu. Lotere basikaya matakayasa. Lotende fotete takosikaya mandoro. Opesa sita kosita rabo santerebo. Robindi botarabo sika. Hando Haleluya. Olokiado sata kusarabo. Lompiri bandara sokiterebo sa. Haleluya. Haleluya. Omesa. Loterebo sekerebo. Ariko ndimo ndumva umuntu. Amen, amen. Umuntu arasije. Umuntu ndimo ndumvira inzoka mbese bari kumuhindurira ibintu byose. Ndabona bamuhinduriye imyambaro, ndabona bamuhinduriye inkweto, ndabona bamuhinduriye imvugo, ndabona bamuhinduriye kubaho kwiwe, ndabona ibintu byiwe byose birahindutse. Marayika aje kumusubisha, ariko ndanezerewe nimba turi kumwe uvuga ngo Haleluya. Haleluya. Nushaka ukura mikrofone utere haleluya kuko igihe cyawe ni iki Peta sokiterebo erega nimba ari wowe reka uzura imbaraga tinyuka uzura umuriro hotele pofere de sanse kiterebo sandoro Rico sexe kisarabo sante kiaro telefone santo kiyamando. Haleluya. Ndimo ndabona bamuha inkweto nshya, ndimo ndabona bamuha ikanzu nshya. Haleluya. ndimo ndabona hakunda baye. Ariko impamvu Imana imuhagurukije ni ukugira ngo abitabaza ry'abantu benshi. Amen. Nongera mbisubiramo, impamvu Imana ihagurukije umuntu ni ukugira ngo abitabaza ry'abantu benshi. Abantu benshi bagiye guhinduka kubwe, abantu benshi, kandi Imana iguhinduriye n'ubuzima bwose. Ubuzima bwose burahindutse kuko ugiye kuba isoko y'umugisha, utanga umugisha, uha abantu. Amafaranga uzayabaha, ibyumva uzabasengera bakizwe, uzabasengera bakire, uzabasengera. Ndi kumva uwo muntu bagiye kumuha ibintu bitatu: agiye guhabwa amafaranga, agiye guhabwa amavuta ya deliverance, abadayimoni bagiye kuva mu bantu kubwe, agiye guhabwa ubwenge bw'abanyabwenge, buruta bw'abanyabwenge, ubwenge bw'ijuru nibwo bugiye kuba ku buzima bwe. Icya kane, agiye guhabwa gusobanura imyuka. Yego papa. Ariko ndimo ndavugana n'umuntu, reka mubwire muhanuri lopeta sidere kosika kuko ndimo ndamwumva hano lontre verda sokidere brope. Ndimo ndabyumva agiye kwakira amavuta, agiye kwakira ambaro, agiye kwakira ubwenge, agiye kujya asobanura ibyo abanyabwenge batamenya, abibasobanurira. Amen. Agiye kwakira imbaraga za deliverance. Nongeye kubisubiramo, deliverance. Kwanga amavuta y'Imana agiye kumubaho, deliverance agikora. Yegereye azaza akira, uwo yegereye azaza yumva hari ikigiye guhinduka. Mu buzima bwe hari ikigiye guhinduka, mu mubiri we hari ikigiye guhinduka. Kandi haleluya, bizatangira gake gake utazi uko byagenze, ntabwo uri bumenye ukuntu byagenze kuko iri joro niryo joro bagiye kukugenera. Nijoro marayika agiye gukora, wowe utazi igihe yakoreye, agiye gukora, agiye kugenderera, agiye kugukoraho, agiye kubikora. None utangira ukoreshwe, kandi bizatangira wumva biri kuza, wumva ururimi rwawe rwahindutse, ibitekerezo byahindutse, buri kimwe cyahindutse. Nubona icyo kimenyetso umenye yuko kakubayeho, ugiye gukoreshwa iby'ubutwari, ugiye gukoreshwa iby'imbaraga. Indirimbo zizaba nyinshi mu mutima wawe, ijambo zizaba nyinshi mu mutima wawe, kandi gusenga kuzaba kwinshi. Ntabwo uzasubira inyuma n'ibizakunda, ahubwo Imana iragukenyeje kugira ngo uzakenyeze abandi. Ugiye gukenyera kugira ngo ukenyeze abandi. Uwo besanto ofere de sansi kitarabo, ni ukuvuga ngo igiye kugukoresha ibirenze ibyo utekereza.
aha iyo topi de l'effort kandi ugiye kwizerwa mu buryo buteye ubwoba, uzizerwa mu Amen. bakozi, Hallelujah, hallelujah, uzizerwa muri leta, uzizerwa mu bacuruzi, uzizerwa hirya no hino. Kandi reka nkubwire, kubwo iri joro bagiye kugusura, hari impano y'Imana igiye kukuzanira. Amen. Nyamara ndakubwiye, hari impano y'Imana igiye kukugeraho, hari Yakiriye. nyamara ndakubwiye Ruzinda, Hallelujah. hari impano y'Imana. Uwo muntu hari impano y'Imana, hari impano y'Imana, hari impano y'Imana, hari impano y'Imana. Icyubahiro cy'Imana kiragaragaye, ubwiza bw'Imana buragaragaye mu izina rya Yesu Kristo. Ndagira ngo wowe nimba wumva umutima uri kubyakira, ukomere Yesu amashyi menshi cyane aho uri, Amen. kuko ugiye gukoreshwa. Pokea sifa Mungu mwenye nguvu. Imbazwe Yesu. Bwana asifiwe sana. Amen. Amina. Ndimo ndumva umuntu wa kabiri, uwo ni umuntu wa mbere, ariko uwa kabiri n'uyu nguyu. Imana igiye guhagurutsa undi muntu ubu ngubu ugiye kwakira amavuta ya gihanuzi. Amina. Agiye kuva mu nzozi, akurikiraho kwerekwa, akurikiraho kuvuga. Imana iri kuvuga ngo afite ubwoba, muri we ahorana ubwoba bwo kuvuga ngo ariko ibi bintu nanjye nabikora, birabaho, byashoboka. Umva rero nkubwire icyo Imana ivuze, birashoboka kandi igiye kugushiramo imbaraga zidasanzwe, ubikore ku ngufu. Imana ishimwe. Amen. Iby'ubwoba byarangiye, ahubwo ugiye kubikora ku ngufu. Ibintu ugatangira gutitira, wagera hagati atayiwe ndabiretse, reka da, ubu byarangiye, ugiye kubikora. Amen. Numve yewe muhanuzi, dore ninjye ndi kukubwira, ngwino muri kariyeri yawe. Amen. Ibyo gutinya byarangiye. Imana Uwiteka Nyirijuru igiye kugukoresha iby'ubutwari, igiye kugukoresha iby'imbaraga. Niyo mpamvu ntabwo ari igihe cyo kongera gutitira, ahubwo ugiye kubona neza, kuko igukoze ku maso, igukoze ku matwi, igukoze ku bugingo bwawe. Ugiye kubona, ugiye gukoreshwa iby'ubutwari, iby'imbaraga mu izina rya Yesu Kristo. Kandi lopetanto kiterebo Londres bene for de sanse berebo, kandi amavuta y'Imana igitinyura kujeho lo pikerebo sikaya mandore bore fande ugiye gukoresha iby'ubutwari. Bwana asifiwe sana. N'igihe ububyutse bwaje, igihe cy'umwuka wa Eliya cyaje, aho uzaba uri hose Imana igiye kugukoresha iby'imbaraga. Amen. Aho uzicara hose Imana igiye kugukoresha iby'imbaraga. Umva ibintu rero ugiye gukora muri iki gihe. Soma Bibiliya, ongera usome, gira ububyutse bwo gusoma, gira ububyutse bwo gusoma Bibiliya. Abenshi turi kumwangaha gusoma Bibiliya barabasomera. Igihe cyo gusoma cyageze, igihe cyo gusoma cyageze. Inshuti y'umusaraba, ongera usome Bibiliya. Amen. Yesu nashimwe cyane. Amen. Soma Bibiliya. Abantu benshi Bibiliya barayitaye, ibintu byose barabitaye. Ongera usome Bibiliya. Imana ikugarutseho. Amen. Ubwo ikugarutseho rero, ongera ugire imbaraga zo gusoma, ongera ugire imbaraga zo kwegera, ongera ugire imbaraga zivuga butumwa, ongera ugire imbaraga zo gukunda Imana, ongera ugire imbaraga mu izina rya Yesu. Hallelujah. Yesu nashimwe cyane. Tugiye gusenga rero, tugiye gusenga, tugiye kubwira Imana ngo Mana, ndagushimiye kuko igihe cyanjye cyo nanjye kirageze. Icyo tugiye gusengeraho, tugiye gusenga twese, tubwire Imana ngo ndagushimiye, urakoze kuko Mwana, igihe cyanjye cyageze, isaha yanjye yageze yo kugukorera, yo kwinjira mu mbaraga. Ndagira ngo wongere wifungure usenge. Abantu benshi hari ubwo basenga gusa ariko ngo Mana ho yasenga n'umwete n'imbaraga, kubera yuko igihe cyawe iki ngiki, igihe cyo gukorera Imana ni iki, igihe cyo gusenga ni iki, igihe cyo guhanura ni iki, igihe cyo kubohora ni iki, ni igihe cya. Reka dusenge rero, ariko kandi nakubwiye ngo usenga uvuga amazina yawe. Ngewe naka ndasenze ngo Mana, kuko igihe cyanjye cyageze,
kuko igihe cyo gutoranywa k'umwuka wera ku buzima bwanjye cyageze. Reka ungirire neza, reka dusenge. Data mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti, Mwana ndakwinginze umwuka wera abe muri twe, duhe imbaraga tubashishe gusoma Imana ijambo, cyageze. Hari ibyo uvuganye nanjye aka kanya, hari ibyo uvuganye n'ubuzima bwanjye, hari ibyo uvuganye n'ubugingo bwanjye, hari ibyo uvuganye nanjye nyakubahwa. Niyo mpamvu nsenze kugira ngo Umwami Imana iki gihe ntikindenge, iyi saha ntindenge, umunota ntundenge, wongere usige Mwami, wemere ko hari isaha ishira ntarabona igitangaza, wemere ko hari ikibi cyegera ihema ryacu. Mana ku maso yacu do prevasia do pre lanto setika nanto mene fosiki ban tere zanzike de foterebu lo minesita kosika turakubira igisebe cyose kurwanya kumenya Kristo. Turahamagara imbaraga z'umuriro, turahamagara imbaraga z'Imana mu izina rya Yesu. Muri iri joro Mana umanuke ukora imirimo n'ibitangaza, uduha ubwenge buvuye mu ijuru. Manuke Mwami urebe ikintu gishya muri twe mu izina rya Yesu. Loringa koti salabanda la formita la kotire banda loringere kositere botorima Twizeza yavuze urukundo rwawe Mwami, lokoti kalo pefete nawe ntawuhanye nawe. Reka Mwami uduhe kuguteza, reka Mwami utandukanye n'imyuka mibi, utandukanye n'ikibi cyose. Mwami Yesu tuyobore mu izina rya Izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti, ukuri Imana y'imbaraga Mwami, ukuri Imana yumva gusenga mu izina rya Yesu. Bwana Yesu nashimwe. Amen, amen. Amen. Yesu abagirire neza cyane. Amen. Imana nkorera ibaha umugisha mwinshi. Hallelujah. Imana nkorera ibagurira imbago. Amen. Imana y'abahanuzi yongera ibatwikire. Amen. Igendanye n'Abayisiraheli ikababera imbere n'inyuma. Reba ari kubera mu izina. Hallelujah. Abanzi bawe bakugwa imbere mu izina rya Yesu. Amen. Reka abanzi bawe bakubure guhera uyu munsi. Hallelujah. Abagushakishirizaga mu mazi bakubure, abagushakishaga mu kirere bakubure, abagushakishirizaga mu byo bakujyanye bakubure, yaba ari inzara zawe bajyanye bakubure, yaba ari imisatsi yawe bajyanye bakubure, yaba ari imyambaro mu izina rya Yesu Kristo. Aho bagushakishirizaga ndavuze ngo bakubure mu izina rya Yesu. Nyamara nusuya pamotene positere bosantuka ngo bagushakishirizaga bakubure, abagushakishirizaga mu bihombo bakubure, abagushakishirizaga mu bakubure, abagushakishirizaga mu kugira ngo bagukoze isoni bakubure, ahantu hose baguhigiraga bakubure mu izina rya Yesu Kristo. Reka abanzi babo bakorwe n'isoni mu izina rya Yesu. bakorwe n'isoni bamwate mu izina rya Yesu, bamere nk'ibitariho mu izina rya Yesu. Amavuta nk'uko ndi ariko nk'uko mpagaze mu mavuta ya gihanuzi ndavuze ngo abanzi bawe bakubure mu izina rya Yesu. Bambure. Bagiye kubazanya ngo niki gitumye abanyamahanga bagira umudugararo, niki gitumye abanzi bawe bagira umudugararo bakwishima hejuru. Guhera uyu munsi bakubure mu izina rya Yesu. bambure mu izina rya Yesu. Ayiwe, hari umuntu nyamara ndimo ndabwira iri joro, dore umva nabo baraye ijoro hari ibyo barimo bagatura, ibyo Bambure. ni ijoro njya gucanganyikisha abarozi. Atangikirwe mu izina rya Antene zazamutse topere fokisa laba. Hari umuntu turi kumwe fungura mikrofone yawe tugiye gucanganyikisha abarozi. Nibakubure ndimo ndavuga ngo bagushakishirizaga mu mazi bakubure,
ubutaka bambure bagushakishirizaga mu mafoto bakubure mu izina bambure rya ubusa mu izina rya Yesu bambure imyambaro banderagamo bambure umva bakureberaga hirya no hino bakubure bambure mu bambure izina rya Yesu Bwana sifiwe ariko hari umuntu barimo barabura bambure bambure burundu umva nibakubure babure bizinesi yawe babure abana babure byabo byose babure business babibure abanje bose babure reka umuryango wose babure reka bizinesi mu Rwanda bambure muri Tanzania bambure umuhamagaro wanjye bawubure mu izina rya Yesu fungura nagwaye umwanya wo fungura mikoro kugira ngo twese duhuze connection duhuze imbaraga bakubure mu izina rya Yesu bambure mu izina rya Yesu buri mwuka wose uri ahantu heza cyangwa gikisha abarozi cyangwa gikisha abapfumu cyangwa gikisha ufite hasi imbaraga y'umwanzi ihagurukiye ku buzima bwawe mu izina rya Yesu izo mbaraga izina rya Yesu Kristo kwimura no kubana natwe imbaraga z'umwanzi zitubereye mu izina rya Yesu nibakubure nibabura ibyawe nibabura bakoye nibakubure amanywa nibakubure ijoro nibakubure aho bakuboneraga hose nibakubure mu izina rya Yesu mbere zarakotara mosakaya mandara musika Lungere pere bandara sukatara bandara bo Oche kisara bandara kosikaya bandara Oche kisara bondere bosere bondere nibakubure n'izina rya Yesu ijambo ry'Imana riravuga muri Zaburi ibice ni bibiri ndagira ngo mbasomere iri jambo uri hafi narisome vuba vuba ibice ni bibiri Zaburi ni ibice bibiri nahere ku murongo wa mbere dusome mu izina rya Yesu amina aravuga ngo ni iki gitumye abanyamahanga bagira imidugararo n'amoko yatekereje iki iby'ubusa n'amoko yatekerereje iki iby'ubusa abami bo mu isi biteguye kurwana kandi abatware bagira inama Uwiteka n'uwo yasize abatware ni abakini babandi reka nze gato tugendane abatware ni babarozi n'abapfumu bagiye inama bari gukora amanama ariko bakubure amena abatware bo bw'isi bagiye inama wasizwe bamugiriye inama barashaka kugira ngo bamufate bamuzirike bakore buri kimwe ariko bamubuze we iri joro Uwiteka Imana iravuze ngo barakubuze iravuze ngo ntibazakugeraho iravuze ngo ntabwo bakigushoboye iravuze ngo ugiye kubagendera hejuru iravuze ngo ugiye kubanesha haleluya ariko ni umuntu wavuze impundu agakomera Yesu amashyi aha komeza gatatu reka ducagagure iyo batubohesheje uva nkubwire rero ibyo bakubohesheje marayika w'Imana iri joro agiye gucagagura buri kimwe cyose agiye kuvunagura ingoyi zose agiye gukubita hasi buri kimwe bigiye gucagagurika ugiye kubona ugenda wemye kandi reka nkubwire ugiye kubaca imbere bavuga ati dore hari Imana bagiye guhindura imvugo bavuga amina 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 tujugunye kure haleluya tujugunye kure ingoyi batubohesheje umva ingoyi bari barakubohesheje Uwiteka zijugunye kure amen Yesu haleluya zigiye kure cyane reka nkubwire ndi kukubwira ngo barakubuze umva ikibaye mu ijuru rero aha soma tugende ngihora yicaye mu ijuru ihora yicaye mu ijuru izabaseka mwumve
icyakubuzaga amahoro cyose iyo uhora yicaye mu ijuru yagisetse. Haleluya. Ntabwo bazongera kukubona. Vuga ngo byarangiye mu izina rya Yesu. Byarangiye mu izina rya Yesu. Iyo uhora yicaye mu ijuru yabasetse. Soma nanone ngo umwami Imana izabakoba. Umwami Imana yabakobye mu izina rya Yesu. 5 ngo maze izababwirana umujinya. Iri joro Imana yababwiranye umujinya. Ndabizi neza ko nabo bateranye ariko Uwiteka ntabwo ari kumwe nabo. Haleluya. Igiye kubabwirana umujinya. Ibatinyishije uburakari bwayo bwinshi. Ibatinyishije uburakari bwayo bwinshi. Iti nijye wimikiye umwami wanjye kuri umusozi wa Siyoni. Ninjye wimikiye umwami wanjye. Bwana asifiwe sana. Haleluya. Mwumve inshuti z'umusaraba. Ndagira ngo ufate ikiganza cyawe ugishyire ku gahanga kawe. Vuga ngo imitego yose y'umwanzi n'ibyo bari baranjugunyeho byose birarangiye. Imitego bari baranjugunyeho byose birarangiye. Ibyo bantongereye byose birarangiye. Ibyifuzo by'abadayimoni n'abarozi bose birarangiye. Ntabwo bazongera kumbona ukundi. Bazongera kubona ubuzima bwanjye ukundi. Ntibazongera kunca intege ukundi. Icyo bandeberagaho cyose ndacyitandukanyije nacyo. Nitandukanyije nacyo mu izina rya Yesu. Ntibazongera kumbona mu izina rya Yesu. Umwuka wose banyoherereje nanjye ndawiyambuye. Umwuka wose bantereje wose ndawiyambuye. Muri aya masaha y'ijoro ibyo bakoraga ijoro bihindutse ubusa. Mana ndagushimiye ko untabaye. Mana ndagushimiye ko unzahuye. Mana y'abahanuzi, reka mbone ikimenyetso muri iki gitondo ko wantabaye. Ndagira ngo twizerane muri iki gitondo. Ndashaka ikimenyetso cy'Imana. Nimba hari umuntu uri kunyumva akira ikimenyetso cy'Imana muri iki gitondo. Nimba hari umuntu ucakiye nacakira mu izina rya Yesu. Akira ikimenyetso. Akira bikinguke mu izina rya Yesu. Haleluya. Ndavuze ngo nibikinguke mu izina rya Yesu. Amen. Nimba hari uwakurogaga akaba birangiye, bikaba ibyo yagutongereye byose birangiye, reka ubone imbaraga z'Imana ku buzima bwawe. Vuga ngo nakiriye amavuta y'Imana mu izina rya Yesu. Jewe Ruzinda na Prince sinzapfa nzarama. Mu izina rya Yesu. Noneho kora ku maguru yawe uvuge ngo maguru yanjye we winjiye mu mugisha wawe. Maguru yanjye we winjiye mu mugisha wawe. Yakubita kugira kuko bari bamaze igihe kinini bayaziritse. Maguru yanjye we winjiye mu mugisha wawe. Maguru yanjye we winjiye mu mugisha wawe. Mu izina rya Yesu. Izina rya Yesu. Wa maguru yanjye we. Nzasaza nkikufite. Nta muntu uzaca amaguru mu izina rya Yesu. Wa maboko yanjye we nzasaza nkigufite. Mu izina rya Yesu.
mu izina rya Yesu. imbaraga za karande z'iwacu kwa data na mama zarwanyaga ndaziyambuye mu izina rya Yesu. imbaraga zo Imbaraga z'ubukarani kwa data na mama mu izina rya Yesu. nimba wicaye uhaguruke kuko tugiye guca uyu mugozi wa karande yo kwa so no kwa mama wawe. Uragira gutya ngo mu izina rya Yesu Kristo ndaguciye. Nta muntu waca umugozi yicaye, ntabwo bikunda. Ndavuga umugozi wo kwa data na mama byazirikaga ubuzima bwanjye, byankururaga, ndabyiyambuye mu izina rya Yesu. umugozi wo kwa data na mama ururaga ndagiye umugozi ndawuciye mu izina rya Yesu uyu mugozi ndawucagagura mu izina rya Yesu ndawiyambura mu izina rya Yesu. Urakoze mwami kuko unkenyeje, urakoze mwami, urakoze kuko unyibutse, urakoze kuko unyibutse. ndagushimiye mwuka wera w'Imana kuko mu batoranyijwe ndimo. Icyubahiro ni icyawe mu izina rya Yesu. Reka twese tuvugirize Yesu impundu, dukomere Yesu amashyi. Haleluya. Haleluya. Imana nkorera ibaho umugisha mwinshi cyane. Amen. Muri iyi minota dusigaje ni iminota yo gushima Imana ku muntu ufite ishimwe n'icyo Imana imukoreye muri iri joro, n'icyo Imana ikoze ku bugingo bwe, nimba ashima iby'uyu munsi cyangwa ejo. Ariko tugiye gutanga umwanya wo kugira ngo abantu bashime, noneho dusoze ariko dushima Imana kuko tuzaza tubaho buri wa gatanu, hazaza habaho overnight itangira saa 3 kugera aya masaha. Niyo mpamvu yo kurarika abantu, gutanga linki, gutanga buri kimwe cyose kugira ngo abantu babohoke, ubu umukozi w'Imana uvuga ubutumwa bwiza. Tugiye gutanga umwanya asigaye buri umwe wese yisanzure muri iyi minota kugira ngo dushime Imana, dushime duhagurukije mu mbaraga z'ububyutse.